Shalom shalom nshuti bavandimwe, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza ineza y'Imana n'umugisha w'Imana mu buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza tuganira ku ijambo ry'Imana, kandi Uwiteka Imana y'amahoro ibaha umugisha kubwo gukunda ijambo ry'Imana. Mukunda ijambo ry'Imana, murabinyereka, murabimbwira, ibyo rero bisubiza intege mu bugingo bwanjye, nkavuga nti burya ibyo nkora bifite umumaro. Hari abantu bifasha, hari abantu bikomeza muri uru rugendo, hari abantu bishyigikira. Imana ibaha umugisha. Mwebwe mutwara umwanya mukanyoherereza message, mugakomentinga kuri YouTube channel yacu ingi ya Anaweza TV, bituma menya uko ibyo nkora bifite umumaro ku buzima bwanyu. Ibyo rero umwami Imana abibahera umugisha. Mujye murushizaho kohereza ijambo ry'Imana n'abandi, yusharinga ku nshuti n'abavandimwe bawe, uboherereze kugira ngo nabo ijambo ry'Imana rigire icyo ribamarira, kuko nta gihe ijambo ry'Imana riza nta mumaro cyangwa nta mpamvu itumye riza. Buri gihe cyose ijambo ry'Imana riba rifite uwo riri bufashe. Haleluya, haleluya. Reka rero dusenge kugira ngo umwami Imana abane natwe. Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana y'ukuri n'urukundo rwinshi, turagushimiye Data wa twese, duhaye icyubahiro izina ryawe ryiza rikomeye. Mwami Imana, jyewe n'abakunzi ba Naweza tuguhaye icyubahiro, tugushimiye uburyo ki uturinda, uburyo ki uturwanirira mu ntambara nyinshi, izo tuzi n'izo tutazi. Tugushimiye uburyo utubera amaso, tugushimiye uburyo utwitaho ukaduhaza mu byifuzo byacu byose. Mwami Imana, ntabwo ujya udusiga ntutureka, ahubwo utugirira neza iminsi yose, kandi ni nako ijambo ryawe ribivuga ngo ibyo wibwira kutugira ni byiza si bibi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mwami, kandi ukomeze kwima ingoma mu mitima yacu. Duciye rero bugufi imbere y'ubwiza bwawe Mwami Imana, njye n'abakunzi ba Anaweza TV muri uyu mwanya tuzanye imitima yacu Uwiteka, ahari aho twagiye kure y'ubwiza bwawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, haba mu bitekerezo, haba mu bikorwa. Mwami Imana nzima, haba mu myitwarire, akenshi turabanyantege nkeya. Turagusabye kugira ngo tubabarire ahantu hose tudakwiriye. Amaraso yawe atweze mukunzi mwiza, ya yandi Kristo Mwami wacu wameneye ku musaraba, wahindutse umunyabyaha kugira ngo twe duhinduke abakiranutsi. Tubabarire, tubabarire Mwami, duciye bugufi mu mitima yacu, tugusaba ngo twejeshe ayo maraso. Ni ukuri nutuboneze, kuko ku bwacu nta gukiranuka tugira, ariko tuguhabwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Yesu kubw'icyo gitambo gikomeye watambye kubw'ubuzima bwacu. Izina ryawe nirishimwe. Iyo tugusabye imbabazi uraziduha, kandi iyo dusenze uratwumva, kuko kamere yawe ni urukundo n'imbabazi. Ushimwe Mana, uhabwe icyubahiro. Rero tugiye mu mwanya wo kuganira ku ijambo ryawe, turagutumiye ngo ubane natwe Mwami. Njye n'abakunzi ba Naweza twese utugenderere, imitima yacu uyigenderere. Ntacyo nabasha kwigisha ubwoko bwawe, ntacyo nabona rwose muri jyewe, ariko iyo uri kumwe nanjye nkora iby'ubutwari, kuko ni wowe unkoresha, ni wowe ukorera muri jyewe. Ndakwemereye Mana, ndakwemereye kugira ngo unkoreshe muri uyu mwanya. Buri muntu wese wumvira ijambo rigira icyo rimara ku bugingo bwe, n'uzaryumva ikindi gihe Mwami rizakora iby'imbaraga ku buzima bwe, kuko uri inyuma yaryo kugira ngo urikoreshe imirimo n'ibitangaza. Urakoze Mwami Imana, Mwuka Wera ategeka, utware kandi uyobore. Turakwemereye kandi turakwihaye rwose. Icyubahiro ni icyawe Mwami Imana. Urakoze kumvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Haleluya. Bakunzi ba Anaweza rero, nimufate Bibiliya zacu tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ineza ukora uyu munsi niyo izakuramira ejo. Haleluya. Ineza ukora uyu munsi niyo izakuramira ejo. Bivuze ngo gukora neza ni ukwiteganyiriza. Bene data, dukunde gukora neza, tugambirire gukora neza. Ujye ukora neza igihe cyose uko ubonye uburyo, kuko gukora neza nta gihombo kirimo. Yewe ushobora kugirira umuntu neza, ukamutabara mu bibazo afite, ukamwitaho, ukamwitwararika, ukamufasha, ndetse ukamushyigikira. Mu by'ukuri ukamugirira neza, ndetse rimwe na rimwe ukigomwa kubwo kugira ngo umufashe. We ntayibone, ntabyiteho, ntazanabyibuke. Ariko reka nkubwire, burya Imana yacu
ni Imana itibagirwa, ni Imana ireba, ni Imana yandika, ni Imana ntabwo ijya yibagirwa. Birya byose ukora biri imbere y'Imana nk'urwibutso. Mu gihe gikwiriye biri ngombwa kutabarwa, ya neza yawe ni Imana izakurayo ikayikoresha kugutabara, igakoresha umuntu runaka akaba ari ugutabara, akaba ari ugufasha mu kibazo urimo igihe ukeneye gufashwa cyangwa gutabarwa. Wenda wa wundi wagiriye neza yaricecekeye atakinabyibuka, mwaraciye ukubiri aheruka umugirira neza, ariko ntabwo bizabuza Imana kukugirira neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ishobora gukoresha undi uwo ari we wese. Imana ifite inzira nyinshi, abari mu isi bose ni abayo, ubutunzi bwose buri mu isi ni ubwayo, ibyo ushaka byose biri mu biganza byayo. Rero ishobora kukugirira neza ikoresheje undi muntu cyangwa ikoresheje ubundi buryo, iciye mu yindi nzira ukabona ineza yayo. Icyo naje kugukangurira uyu munsi ni uguhora ukora neza uko ubonye uburyo, uko ubonye amahirwe, uko ubishoboye. Hari umuntu ukeneye kumufasha, hari umuntu ukeneye yuko ugira icyo umumarira, jya ukora neza utizigamye, kubera yuko ineza yawe izagufasha, izakuramira, niyo izaba ku buzima bwawe mu gihe uzaba uri mu bihe bikomeye, mu gihe nawe uzaba ukeneye kugirirwa neza. Iyo neza yawe niyo icyo gihe izagufasha, niyo uzabona, niyo izagutabara, niyo izagutabariza, niyo izakomanga, niyo izakuvugira. Ariko mwami runaka nubwo afite ikibazo, nubwo adafite umufasha, nubwo adafite uwamutabara, ariko yigeze akora neza, yigeze akora ibi n'ibi n'ibi, mu gihe iki n'iki yafashije uyu n'uyu, yakoze iki n'iki n'iki n'iki. None se mwami ntiwamugirira neza? Bene data, ineza dukora iravuga, iratuvugira, iratuvuganira. Hari aho ineza dukora ibikwa mu bubiko bw'Imana, mu gihe gikwiriye ikakuramira. Naje kugukangurira kutajya wibagirwa gukora neza uko ubonye uburyo. Haleluya. Yego, rero gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa 2 ibice 9. Reka duhere ku murongo waho wa 6. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi, ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame umugaragu wawe ndi hano mwami. Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane bene data. Ku bakunzi b'Imana, ku basomyi ba Bibiliya, Dawidi na Yonatani babaye inshuti cyane. Yesu ashimwe cyane. Mu gihe se wa Yonatani yari umwami, Sawuli yari umwami. Yesu ashimwe. Mu gihe se wa Yonatani ariwe Sawuli yari umwami, yigeze kujya higa Dawidi ngo amugirire nabi. Amuhoye iki? Amuhoye ko Dawidi yakundwaga cyane, amuhoye ko abaturage bamukundaga cyane, babitewe n'ubutwari bwe, babitewe n'igikundiro Imana yari yaramushyizeho, babitewe n'uko Dawidi yari yarishe Goliyati. Goliyati wari warogogoje Abisiraheli, Dawidi aramwica. Ibyo bituma Sawuli atangira kumuhiga, kuko yarabonye yuko ari we noneho bahaye agaciro. Aravuga ati ati noneho Dawidi aje kunsimbura. Dawidi niwe abantu baririmba, Dawidi niwe abantu bahaye agaciro, Dawidi yabaye Dawidi, aka gasore karashaka kuzansimbura. Bituma rero Sawuli atangira guhiga Dawidi ngo amwice. Yesu ashimwe cyane. Dawidi iyo yajyaga ku rugamba ari kumwe n'ingabo yagombaga gutsinda urwo rugamba. Kubera iki? Yari intwari. Imana yari yaramuhaye ubutwari, Imana yari yaramuhaye igikundiro, Imana yari yaramugiriye neza. Yesu ashimwe cyane.
Ibyo rero bigatuma Sawuli amutinya, ati uyu nguyu ndabona rwose ko ari uzansimbura. Aratangira amugirira nabi, aratangira aramuhiga, aratangira amushakisha uruhindu. Maze rero umuhungu wa Sawuli Yonatani yakundaga Dawidi cyane kubera ibyo Imana yamukoreshaga, kubera igikundiro yamubonagaho, kubera utwari yamubonagaho. Mu gihe se Sawuli amwanga, se wa Yonatani Sawuli yanga Dawidi, ariko Yonatani agakunda Dawidi, ngo urukundo rwabo ruba urukundo rudasanzwe, ngo baba agati gakubiranije. Noneho Sawuli yajya agambirira kugirira nabi Dawidi, Yonatani akabimubwira, akamuhishurira umugambi wa se Sawuli, ati noneho arashaka kugutera aciye aha, aranyura hano, umugambi we n'uyu, yavuganye na runaka, rero ureke guca ibunaka uca ahangaha kuko data arashaka kukwica. Ngo akajya amuburira si rimwe si kabiri, amubwira ibyose Sawuli ashaka kumugirira. Nuko Dawidi ngo akajya akira muri ubwo buryo si rimwe si kabiri, kubera ko Yonatani yamuburiye. Ngo bagira urukundo rudasanzwe. Yonatani akunda Dawidi cyane, akibaza n'impamvu ngira ngo ise Sawuli ashaka kumwica. Yesu ashimwe cyane. Noneho barakundana pe, bituma Dawidi abasha kujya akira ayo makuba. Ariko Sawuli kubw'uburiganya bwe, kugira ngo azabone uko yica Dawidi, amushyingira n'umukobwa we, azi neza ko uwo mukobwa azamufasha mu buriganya bwe, mu bugome bwe, mu butiriganya bwe, kugira ngo abone uko yica Dawidi, cyangwa se kugira ngo abeshye Dawidi ko amukunda, amwiyegereje, amushyingira umukobwa we. Naho ni umugambi wo kugira ngo azabone uko amwica. Ariko reka nkubwire bene da, iyo Imana itaragukuraho amaboko, ntabwo umuntu yakwica. Naho umuntu yakugirira nabi, naho abanzi bakubaho benshi, akagambane kakaba kenshi, iyo umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, ntabwo Imana ikureka, kuko Imana ntijya ivuguruzwa, ntawikoma mu nkokora. Kubera ko Sawuli yari afite ubushobozi n'imbaraga zose, niwe wategekaga igihugu cyose, niwe wari umwami. Kwica Dawidi ntibyari kumunanira rwose, ariko kuko Imana ya Dawidi yari ifite umugambi ku buzima bwe, ko ari uzaba umwami agasimbura Sawuli utarumviraga Imana, Sawuli utari ucyubaha Imana. Imana yagombaga kurinda Dawidi kugeza umugambi wayo usohoye ku buzima bwa Dawidi. Haleluya. Ni nayo mpamvu Imana yateye Yonatani umuhungu wa Sawuli gukundana na Dawidi cyane, noneho bikajya bituma Dawidi akira muri ayo makuba. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Noneho igihe kiragera ku rugamba barwana, kuko hahoraga intambara nyinshi muri icyo gihugu. Igihe rero kiragera, urumva muri icyo gihugu hari abari ku ruhande rwa Dawidi, hari abari ku ruhande rwa Sawuli, kubera ko hari abari barabonye yuko Sawuli arenganya Dawidi. Urumva hari abari ku ruhande rwe. Dawidi yageze igihe arahunga, hari abamukurikiye. Yesu ashimwe cyane. Noneho igihe kiragera, Sawuli n'umuhungu we Yonatani bagwa ku rugamba, barapfa, baricwa. Haba amakuba, haba ibyago byinshi. Urumva nawe mu ntambara ibyangirika ni byinshi, abapfa ni benshi. Yesu ashimwe cyane. Ariko Yonatani yari yarabibonye ko Dawidi ari uzaba umwami. Yarabibonaga rwose ko umugambi w'Imana uri ku buzima bwa Dawidi. Haleluya. Noneho Sawuli na Yonatani bamaze gupfa, Dawidi urumva arima aba umwami, kuko umugambi w'Imana wari ku buzima bwe kandi wagombaga gusohora. Arima aba umwami. Noneho Dawidi yibuka ineza ya Yonatani. Yesu ashimwe cyane. Ya neza twavuze, ya neza Yonatani yamugiriye, arayibuka. Ese mwene data, wowe ujya wibuka bakugiriye neza? Cyangwa abantu bakugirira neza mu gihe ubakeneye, wamara gutunga, wamara gutunganirwa, ukabibagirwa, ukabatera umugongo? Jya wibuka kugirira neza bakugiriye neza. Jya wibuka
uzirikane umuntu wakugiriye neza mu gihe wari ukeneye kugirirwa neza, mu gihe wari ukeneye ubufasha, mu gihe wari ukeneye gutabarwa, mu gihe wari ukeneye kurengerwa. Umuntu wakugiriye neza ndaje kugukangurira no kukubwira ngo ntukamwibagirwe. Jya wibuka buri muntu wese wakugiriye neza mu gihe wari ukeneye kugirirwa neza. Bene data, kwibagirwa ni bibi cyane. Kwibagirwa ni umurengwe mubi cyane. Ntukibagirwe, kubera ko ushobora kumwibagirwa, kumwitura ineza yakugiriye, ejo ukongera ukamukenera, cyangwa ejo ugakenera uwundi. Ariko kuko uri umuntu warenzwe ukibagirwa, Imana igatuma nta wundi wongera kukugirira neza. Kandi mwibuke neza ko tubona ineza ari uko Imana yadutunze inkoni. Tugirirwa neza n'abantu ari uko Imana yabigizemo uruhare. Imana itabigizemo uruhare nta muntu wakugirira neza, yewe nta n'uwakurebesha ibihumye. Reka rero tujye tugambirira kugira neza igihe cyose mu buzima bwacu. Haleluya. Nuko rero Dawidi amaze kuba umwami, agarutse mu gihugu, dore ko yari yarahunze kubera ukuntu Sawuli yamuhigaga ashaka kumwica. Amaze kugaruka mu gihugu, amaze kwima ingoma, abaye umwami, arabaza ati ariko nta muntu wo mu muryango wa Sawuli waba warasigaye ngo mugirire imbabazi z'Imana? Yesu ashimwe cyane. Abagaragu bamwumvise barabasawuli, baramubwira bati arahari, hari umuhungu wa Yonatani ari we mwuzukuru wa Sawuli witwa Mefibosheti wasigaye kandi yamugaye ibirenge. Arababaza ati ari hehe? Bamurangira aho ari. Arababwira ati nimwihute mugende mumunzanire. Baragenda babwira Mefibosheti bati umwami Dawidi araguhamagara. Ahinda umushyitsi, agira ubwoba, ngira ngo yagize ngo agiye kumwica, kuko yari azi ibyo sekuru Sawuli yagiriye Dawidi bibi kandi byinshi. Ahageze Dawidi aramubwira ati humura Mefibosheti, humura. Haleluya. Aramuhumuriza. Mwabyumvise mu ijambo ry'Imana dusomye, aramuhumuriza, aramubwira ati humura, nzakugirira neza, nzakwitura ineza ya so Yonatani. Iso yangiriye neza, none nanjye nzakugirira neza, nzakwitura iyo neza. Kandi ibyari ibya sogokuru Sawuli byose nzabiguha. Haleluya. Nzabiguha. Kandi ikindi nacyo uzajya urira ku meza y'umwami. Nawe tekereza, Mefibosheti umugaye ibirenge, umeze gutyo, utakigira ibyiringiro, umuryango we wose warashize. Arireba uko asa, arireba uko ameze, ati ndinde njyeho kurira ku meza y'umwami. Yesu ashimwe cyane. Ngo biramurenga, ati nkanjye ndinde mwami kunyitaho bingana bityo? Njyewe ndinde ndiki kugira ngo unyiteho bingana bityo mwami? Ariko umwami aramuhumuriza, umwami amwitaho, umwami amwereka urukundo. Ibyari ibya sekuru koko, byari ibya Sawuli, arabimuha. Ategeka abari abagaragu ba Sawuli kujya bakorera Mefibosheti, kumwitaho, bwa butunzi bwe, ya mirima ye, bya bikingi bye, kubyitaho. Ibyo byari ibya Sawuli byose. Haleluya. Mefibosheti aratangira arira ku meza y'umwami. Mwene data, naje kukubwira ngo nta kuri Imana itagukura. Mefibosheti ntabwo yari azi ko hari uwamugirira neza, ntabwo yari azi ko hari icyo yakwimarira, dore ko yiyitaga n'imbwa. Ati nkanjye ndinde kungirira neza bingana bityo, ngiye ko ndi intumbi y'imbwa. Yibonaga mbese ntacyo ari cyo, yibonaga yuko ibye byashize, umuryango we warashize, avuga ko nta byiringiro, cyangwa abona ko nta byiringiro. Ariko reka nkubwire, na cya gihe ubona ko nta byiringiro, Imana yakugirira neza. Nta gihe na kimwe Imana itagirira neza umuntu. No mu gihe ubona ko nta bakugirira neza, no mu gihe ubona ko watawe, wasizwe, ubona kuri wenyine, Imana yakugirira neza. Mwene data, haracyariho ibyiringiro byo gutabarwa. Mefibosheti yatabawe mu gihe atabitekerezaga, yari azi ko bitabaho, bitashoboka. Ariko Dawidi amugirira neza, amwitura ineza ya Yonatani, amwitura urukundo Yonatani yamukunze, amwitura uburyo Yonatani yamubaye hafi mu gihe se wa Yonatani
Sawuli umwami yahigaga Dawidi kugira ngo amwice, ariko Yonatani akamuhisha, akamufasha, akamushyigikira, akamwitaho, mbega amugira neza mu buryo bushoboka. Nicyo cyatumye adapfa inshuro nyinshi ubwo yabaga agomba kwicwa. Arangije aravuga ati ngomba kugira icyo nitura Yonatani, ineza yangiriye nanjye nzayimwitura nubwo atakiriho. Ayitura umuhungu we. Mwene data, ujye ugira neza, ujye wibuka abakugiriye neza. Imana ibaha umugisha rero, ugambirire kugira neza iminsi yose yo kubaho kwawe uko ubonye uburyo, kuko ineza ukora uyu munsi niyo izakuramira ejo. Ntabwo uzi nawe ejo uko uzaba umeze, ntabwo uzaba uzakenera. Ntubone uguwe neza uyu munsi ngo wibagirwe abakugiriye neza, udamarare, wumve ko utazongera kubakenera. Nutabakenera ariko hari abandi uzakenera. Erega nta gihe umuntu ageramo ngo yumve yihagije adakeneye abandi. Imana ibaha umugisha mwese abumvise iri jambo. Reka iri jambo ridukangure kandi ritubere inkomezi. Twebwe twari turi kure ducitse intege twumva yuko nta wadutabara, nta watugirira neza. Reka twumve neza yuko Imana itajya ibura aho inyura ngo itabare umuntu. Imana ibaha umugisha. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, Imana nziza, Imana nkuru ikomeye. Tugushimiye ko twibukije yuko kugira neza ari ibintu by'agaciro, kandi yuko ineza tugira uyu munsi ari izaturamira ejo. Abana bawe rero bumvise iri jambo, baha umugisha kandi udukangure kugira urukundo no kugambira gukora neza igihe cyose mu buzima bwacu. Urakoze Mwami Imana, duha imbaraga. Erega kamere yacu ntitwemerera gukora neza, ariko uduhaye imbaraga twabishobora. Hari igihe tubigambirira Mwami tukabinanirwa kubwa kamere zacu, kubwo kwikunda, kubwo kwikubira, kubwo kwikanyiza, tugasanga ntabwo dushoboye kugira neza. Ariko Mwami, duha imbaraga kugira ngo tujye dukora neza, dore yuko Mwami Imana kamere yawe ari ukugira neza, kandi tukaba turi abawe. Duherere izo mbaraga kugira ngo Mwami natwe tubashe kugirira neza abandi, natwe tubashe gukora ibikunezeza biguhesha icyubahiro. Iyo neza dukora uyu munsi niyo izadutabara ejo, niyo izatabara abana bacu, niyo izatabara imiryango yacu, niyo izabaramira. Dushoboze rero kugira neza. Abakunzi ba Naweza TV ubaha umugisha kandi ubaha